usibye no kuba M23 iraho za Katare za Kanyaru aho ngaho n'ubundi no muri Gatoyi habita Gatoyi ahangaha hashobora kuba hatari buraremo rwose abasirikare ba FARDC cyangwa se umuzarendo, cyane ko muri Masisi wazarendo niyo iri hejuru cyane. Wa mugabo witwa ngo ni General Mutayomba, uyu nguyu yarakamejeje cyane rwose, akaba akomeje kugenda yigaragaza cyane mu guhangana cyangwa se mu kurwanya M23. Rero utu duce biravuga ko M23 tayari ariyo yaba iri kutugenzura, ariko kandi n'ubundi hafi na Rubaya yakomeje kumvikana umwuka w'intambara isaha n'isaha, hakumvikana kurasana gukomeye cyane nk'uko amakuru tugeraho abivuga. Ntabwo ari ubwa mbere ibitero byaba bihageze muri iyi minsi, cyane ko bimaze iminsi bivugwa mu bice bya za Kinigi, za Cyugi, hano bita za hafi Gasake, za Ngungu. Aho hose hagiye hagaragara ko hashobora kubera intambara ikomeye cyane, n'ubundi ni hafi ya Rubaya. Ariko ngo igisirikare cya leta FARDC kiba cyaraciwe intege nuko M23 yakoze urukuta ruhambaye cyane hano Irubaya kurusenya abo ba Mutayomba bikabera ihurizo cyangwa se bikabera urusobe. Usibye nicyo kandi igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirasa naho cyacitse intege kubera ibyo M23 yabatunguje igakora hano ku ikibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka, aho nyine yarashiga senya buri kimwe cyose kigenzura ikirere hariya muri Kisangani. Byatumye rero babona ko M23 ishobora kuba ifite imbaraga zikomeye cyane zidasanzwe ku buryo n'ibindi bikorwa bihambaye ishobora kuba yabikora. Ndetse abantu bashobora kuvuga bati M23 ukurikije uko iri kurwana kuva ku munsi w'ejo nuko yarwanaga mu minsi ishize ine ishize biratandukanye cyane. Birasa naho urugamba iri kurucurika cyangwa se iri kongera gucurika ikibuga nkuko babivuga, kuko birasa naho iri kugenda ihindukirana cyane ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ejo bundi muziko bari barashe bakoresheje drone irumangabo, barasaba bikomeye cyane hafi n'ahanga Rubaya, barasaba bikomeye aho za Borora, za Cyugi, za Kinigi, za Kinyana, aho hose ni bice bagiye barasamo mu buryo M23 bonaga ko bayisumbirije koko. Ariko kuva ejo M23 iri kubatsaho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Biravuga ko rero ahangaha rwose ahaza Kanyaru hafi aho ngaho haba haguye abazarendo batari munsi ya 20 mu mirwano y'amasaha kandi make cyane. Kugeza ubu rero ibyahangaha amakuru yabyo aracyari kugenda yisukiranya. Turaza kugenda tukubwira uko ibintu byifashe ndetse nuko biteye kugira ngo uze kumva uko urugamba ruhagaze cyane. Aha rero abanshi baravuga bati M23 ukurikije uburyo iyi mirwano imeze n'uburyo iri kubera mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se eneo nyinshi cyane, iramutse irutsinze cyangwa se igakora nk'ibyo yakoze mu bihe byashize ubwo yafataga Goma, igafata Rucuru yose, igafata Amasisi, ikamanuka Bukavu, Uvira, ati ingabo za leta ikazirukana muri ibice nk'uko yabikoze, yaba yerekanye ko burya ifite imbaraga zidasanzwe mu buryo bukomeye cyane. Kuko M23 bari kuyitera, bari kuyigabaho ibitero iminembwe bikoresheje kandi noneho drone z'umusubirizo nyinshi cyane kandi noneho uri munsi. Bari kuyigabaho ibitero hafi Bukavu, bari kuyigabaho ibitero za Rumangabo hafi aho ngaho za Nyiragongo na Rucuru, bari kuyigabaho ibitero Ikarehe muri teritwari aho ngaho za groupement Zanzira muri Karehe na Kabare, bari kuyigabaho ibitero Masisi, bakayigabaho ibitero hafi Warikare. Ibyo byose bigaragaza ko urugamba ari runini cyane kandi rwagutse, kandi M23 ikaba idafite effective cyangwa se idafite ingabo nyinshi cyane nkuko nyine ku ruhande rwa leta ya Kongo na coalition yabo bimeze. Bikagaragaza ko rero ibyo ngibyo akaba ari byo bamwe bari guhera bavuga bati M23 iramutse icuritse ikibuga runo rugamba ikaruhindura ku buryo yarucogoza ikirukana iyo coalition yose ko yakabaye, ibyo bice byose iri kurwana mu byose ko byakabaye, ikabyirukanamo wazarendo, ikabyirukanamo FARDC, FDLR ndetse na FARDC muri rusange na FDNB cyangwa se ingabo z'u Burundi. Yabikoze akazi gahambaye cyane mu buryo benshi bavuga ko nyine yabifite imbaraga zidasanzwe. Ariko n'ubundi byatangiye kugenda bica amarenga ukurikije igikorwa yakoreye Ikisangani, ugakurikiza ibyiri gukora aho ngaho za Kanyaru na za Katara, aho ndi kukubwira za Kiwugi, za Kinyana, uburyo iri kugenda birukana nabi cyane. Bigaragaza ko M23 n'ubundi ishobora kuba yahindura urugamba uko ruteye. Reka rero tujye mu bice birimo ahitwa Ikiruningu hafi aho ngaho za Uvira.
Wazalendo ubwabo bari gusubiranamo, bari kurasana bikomeye cyane kugeza n'ubu ngubu. Amakuru aragaragaza ko ibyo bari gupfa bitarasobanuka neza, ariko kandi turakomeza kugenda dukurikirana. Ubundi hashize iminsi hari imirwano ihanganisha Wazalendo na FARDC, ibera Warungu, ibera Mwenga, ibera Uvira, yose ishingiye cyane cyane ku kuba Wazalendo badashaka kuva mu bice by'imijyi, ndetse no kuba batangaza ko ngo biharira urugamba bonyine, ubundi FARDC bakisigarira inyuma cyangwa se mu bigo bya gisirikare bigaramiye, nyamara Wazalendo bari kuhapfira cyane na bagenzi babo b'Abarundi. Ibyo bigateza imvururu na rwaserera, bigatuma barasana bikomeye cyane, cyangwa se hakaba imirwano ihambaye. Guko rero uko ibintu bimeze ubwo muri rusange, icyo navuga gikomeye cyane nuko M23 rwose ikomeje gusubiza inyuma ihuriro ry'ingabo za leta FARDC, FDLR, Wazalendo n'Abarundi. Kugeza ubu rero tugarutse inyuma gatoya, amakuru avuga ko abaturage ba Rubaya bakomeje guhunga imirwano, bakomeje guhunga banagaragaza ko nk'uko ari kubitangariza itangazamakuru, bavuga ko ibyo bari kubona mu nkengero za Rubaya n'ahandi hatandukanye muri Masisi bigaragaza ko hashobora kuba haba intambara ikomeye cyane mu minsi iri imbere i Rubaya, cyangwa se bitari uyu munsi cyangwa ejo isaha n'isaha hakumvikana amasasu kandi yahabasiga ahantu habi. Rero mu gihe rwose ibyo ngibyo bikomeje kugenda biba rwose muri teritwari ya Masisi, mu gihe imirwano ikomeje kugenda ikaza umurego, M23 nayo irwana no gusubiza inyuma ibitero by'iyo coalition. Amakuru aturuka muri utwo duce twa za Rubaya abaturage batanga, aravuga ko batangiye guhungira mu bice bya ahantu bari guhungira n'ahitwa Bihambwe, bagahungira ahitwa Mushaki, bagahungira ahitwa Sake. Ahangaha ni muri Masisi. Sake ni agace kabereyemo imirwano igihe kirekire cyane. Niba hari ibice byabereyemo imirwano y'igihe kirekire muri iyi mirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kurusha ahandi hose, ni ahantu bita Sake. Rwose sinzi niba hari umuntu ushobora kuza akatubwira niba hari ahantu habereye imirwano nk'ahangaha Sake. No mu bice bitandukanye za Rucuru yarabaye, mu za Kiwanja, za Nyanza, rehe hose yagiye iba, za Rwindi, za Kanyabayonga, aho ngaho hose hagiye habera imirwano. Ariko ahantu bita Isake ni ahantu habera imirwano ikomeye cyane. Ubwo ngubwo naringize ngo nyine tugende tubigarukaho. Rero aho bari guhungira naho ngaho ni Bihambwe, barahungira ahitwa Mushaki, barahungira ahitwa Sake, ndetse no mu mujyi wa Goma naho bari kugenda bahahungira, nubwo igoma bigoye kuhagera bitewe n'inzira bari kugenda banyuramo ndende cyane. Hamwe na hamwe hakaba hagiye hihishe Abazalendo ndetse na FDLR, kandi guhura n'umuzalendo cyangwa se guhura na FDLR ni ukuba uri mu byago by'uko ushobora gupfa mu buryo bukomeye cyane, ukicwa urubozo. Rero nyuma y'uko imirwano ikomeje kugenda yubura mu bice bya Gatoyi ndetse no hafi ya Rubaya, ahafatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane kubera umutungo kamere uhari ndetse n'uruhare hafite mu igenzura ry'inzira z'ingenzi za gisirikare, nk'uko amakuru abitugeraho abigaragaza. Abaturage baravuga ko ihuriro rya FARDC, ubwo ni ukuvuga ngo ririmo FARDC nyirizina, ririmo FDLR, ririmo Wazalendo, ndetse hariya bikanavuga ko harimo n'Abarundi nubwo atari benshi, kuko abenshi bari muri Kivu y'Amajyepfo. Rero ngo bari kugerageza kugaba ibitero bigamije kwisubiza uduce tumaze igihe tugenzurwa na AFC M23, ariko ihuriro rikaba rikomeje gusubizwa inyuma nabi cyane. Ndetse abaturage batangaje ko imirwano biboneye uyu munsi, ngo Abazalendo ndetse na FDLR ngo bari gukuramo imyambaro bakagenda bambaye ubusa buri, nk'uko bagiye bikwirakwiza ku mashusho bari gusangiza ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka za WhatsApp. Baragaragaza ko Wazalendo, FDLR ndetse na za Katanyama cyangwa se FARDC bari kugenda bambaye ubusa, abandi bagakoresha za systeme zabo zo kujya kwihisha mu myobo, kuko ni ibintu rwose bamenyereye ndetse bakanacengera mu giturage. Rero nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gutangaza ko buri gukora ibishoboka byose kugira ngo bwisubize ibice bwambuwe na AFC M23, amakuru ava ku rugamba cyangwa se ku mirongo y'urugamba ndetse n'atangwa n'abaturage muri Masisi agaragaza neza ko AFC M23 ikomeje kugira imbaraga cyane no kugenzura ibice byinshi by'ingenzi cyane. Ni ukuvuga ngo mu duce twa Gatoyi, Rubaya ndetse no mu nkengero za Masisi, kuko ubundi imirwano ikomeye cyane iri kubera ahangaha rwose za Gatoyi. Bungo nyine igitekerezo cya FARDC ari kwerekeza i Rubaya. Rero abaturage baravuga ko ingabo za leta zifatanyije na FDLR, Wazalendo zakunze kugaba ibitero zikoresheje intwaro ziremereye cyane, ariko AFC M23 ikazisubiza inyuma
nyuma y'imirwano ikomeye iba yamaze amasaha menshi. Baravuga ko FARDC mu ntwaro iri gukoresha usibye amadrone barakoresha ibitwaro biremereye cyane byo twita ngo ni za burende za miyaya za SMG nazazi ni zose zirasa mu ntera ndende muzi rwose nizo ntangi ntazi, ariko ngo M23 ikagerageza gukoresha ikoranabuhanga ryayo ndetse no kubaturuka inyuma, hanyuma kandi igasubiza inyuma ibyo bitero ndetse ikagira n'intwaro zimwe na zimwe yangiza ku buryo bw'imbaraga zikomeye cyane. Abaturage bavuga ko rero M23 mu mirwano yabaye yagerageje gusubiza inyuma iryo huriro. Mirwano iheruka yabaye ibazengurutse hariya mu gice cyitwa Kanyaru ku buryo ngo nta muzaronde n'umwe waharangwagaga mu masaha 4 ashize nk'uko abaturage bakomeje kugenda babitangaza. Baravuga ko umutekano ukomeje kuzamba cyane cyane kubera amasasu aremereye ari kumvikana hafi y'ingabo zabo ndetse n'ubwoba bwo kugwa hagati y'impande zombi zirwana. Urumva FARDC irasira mu ntera ndende, M23 ikarasira mu ntera ndende, hagati yabo hari abaturage. Baravuga ko ibi ngibi biri kubera urusobe cyane ko no guhunga ubwabyo atari ikintu kiri koroha muri iyi minsi kuko imirwano itari kuvanaho itari kuvaho. Bamwe rero bakavuga ko ngo bagiye bahunga n'amaguru basize inyuma ibikoresho byabo byose kubera kubura uburyo bwo kubitwara. Nta uri gutwara nibura ngo amazi aze kumuramira, nta uri gutwara isabune ngaze gukaraba, nta uri gutwara icyo kurya kubera uburyo no gukiza amagara nabyo ubwabyo bitoroshye na gatoya, kubera gutinya kugwa mu bitero biri kubera mu mihanda itandukanye. Bamwe rero mu baturage yagize ati rwose abantu bari guhunga nta kindi bafite uretse ubuzima bwabo, inzu, amatungo n'ibikoresho byinshi twabisize, imiryango irakomeye, imirwano irakomeye kandi abaturage ntibakibona aho bakinga umusaya. Ntabwo ushobora kuryama ngo usinzire kabone niyo waba ushaka kuryama umunota umwe. Uyu akaba ari umwe mu baturage batangaje amakuru babwira itangazamakuru. Rero rwose mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda biba urusobe cyane, nyamara kandi ibiganiro bivuga ko ngo byari bimaze iminsi biri kuba. Muzi ko ari biheruka kubera i Montreal mu Busuwisi. Ibyo ngibyo nta musaruro byize bitanga. Muzi ko hari agahenge cyangwa se CCLF. Ibyo ngibyo ntago bigeze byubahirizwa na n'isaha. Isasu ryavuze hagati y'impande zombi. M23 gashinja igisirikare cya leta kugaba ibitero umusubirizo, noneho igihangakishe cyane bakaba babigaba no mu bice bituyemo n'abaturage bakoresha imbaraga z'umurengera zirimo gukoresha amadrone. Rero nubwo leta Kinshasa rwose ikomeje gutangaza ko iri kugaba ibitero byo kwisubiza ibice byinshi, rwose M23 ikaba ikomeje kugenda ibasubiza inyuma ibatsaho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Reka rero rwose mbabwire ko kugeza ubu nanone mu yandi makuru ari kuvugwa ko guverineri w'intara ya Chopo yitwa Pole Rendongolia Lebambonga yemeje ko ikibuga cy'indege cya Kisangani koko cyarashwe. Harashize amasaha menshi abantu bavuga ngo nta kiratangazwa na FARDC cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa, nta n'ikiratangazwa ku mugaragaro na M23, ariko guverineri w'intara ya Chopo n'ubundi niho Kisangani iherereye yamaze gutangaza ko byabaye koko bamaze kuraswaho bikomeye cyane n'abarwanyi ba M23. Yere akaba yitwa Pole Rendongolia Lebambonga, niwe wavuze ko ikibuga cy'indege cya Kisangani koko cyarashweho kandi kiraswaho ngo bombe 9 n'umwanzi umusubirizo, ariko ko ngo imirwano isanzwe y'indege zaguruka cyangwa se izigwaho yengo yongeye gusubukurwa. Ni kari gutangaza harashize amasaha menshi cyane ikibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka gifunze, nta rujya n'uruza, nta gikorwa na kimwe cyo mu kirere kiri kuhabera, nta ndege ihagaguruka cyangwa se ngo ibe yahaza. Ibyo rero bikaba byakozwe nyuma y'uko M23 ikubise igasenya ibigendanye n'ikoranabuhanga ririnda cyangwa se rikagenzura n'iby'ikirere hariya i Bangoka. Rero rwose byabaye ubundi M23 bikoze mu masaha yo ku cyumweru ari mugoroba, nibwo drone yarashe ku kigo cy'indege cya Kisangani. Amakuru akavuga ko icyo gitero cyari kigambiriye gusenya ibiro bikoreshwa mu kugaba ibitero bya drone mu duce tugenzurwa na AFC M23, kandi yarabikoze ko kabigezeho. Nyuma y'icyo gitero rero inzego z'umutekano zibowe na guverineri Paulin akaba zarakoze inama y'igitaraganya yo kureba ibyangiritse, ndetse binavuga ko ahangaha hahise haterana inama ya gisirikare ikorera mu ntara ya Chopo ndetse n'abaki bakorera mu ntara kiva amajyaruguru kugira ngo barebere hamwe icyo bakora mu gusubiza inyuma ibyo bitero ndetse no kureba ko nibura bakumira n'ibindi bice, kuko babonaga ko M23 niba ibashe kwangiza ikibuga cy'indege ishobora no kuba yafata
n'icyo kibuga yagifata ikakigenzura cyangwa se igafata agace runaka mu mujyi wa Kisangani. Rero sosiyete y'indege yitwa CAA yasubitse urugendo rwari ruteganyirijwe ku cyumweru kugera kuri uyu wa kabiri nk'uko Radio Okapi bitangaje kubera impamvu zijyanye n'umutekano, kubera nyine iki kibuga cy'indege umutekano wacyo utari wizeye nyuma y'uko M23 ihakoze akantu cyangwa se iharashe mu buryo bukomeye cyane mu by'ukuri mu buryo butandukanye. Hanyuma andi makuru akavuga ko mu gace ka Minembwe mu ntara Kivu Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi ngo ahanga hongeye kuvugwa igitero gikomeye cyane cyagabwe hifashishije drone y'ingabo za FARDC. Icyo gitero kibasiye ibitaro bya Karingi ejo bundi muzo kwarashe imikenyi bakoresheje drone iri kubera hariya ni ibindi bindi. Ibyo bitaro bya Karingi rero bikaba biherereye hafi ya centre ya Minembwe. Icyo gitero kandi kiba cyangije bikomeye ibikorwa by'ubuvuzi ndetse n'ibikoresho by'ingenzi byari bihari. Amakuru aturuka rero muri aka gace kavuga ko icyo gitero cyabaye rwose ku munsi w'ejo, ariko nanone no muri aya masaha hakaba hongeye kumvikana ibiturika. Aho rero iyo drone bivuga ko ngo yakoreshwaga mu bikorwa bya gisirikare hifashishijwe imitwe ishyigikiye FARDC irimo Wazalendo hamwe n'ingabo z'u Burundi FDNB. Icyo gitero kandi cyagabwe kuri ibyo bitaro biherereye mu gace ka Karingi ubundi kari mu ntera y'ibirometero bigera kuri 3 uvuye mu mujyi muto wa Minembwe. Nk'uko rero ayo makuru akomeza abivuga, ibyo bitero byagabwe nyine kuri ibyo bitaro ni ibitaro ubundi byangiritse bikomeye cyane, harimo ngo hasenyutse inyubako zimwe na zimwe ndetse hanasenyuka n'ibikoresho by'ubuvuzi, imiti n'ibiki, nubwo ibyangiritse bikomeye bitarashyirwa ahagaragara cyangwa se ngo hagaragazwe imibare yabyo. Rero ibibaye inshuro ya kabiri igisirikare cya leta FARDC n'abambari bacyo Abarundi na Wazalendo na FDLR barasa ku bice birimo ku bitaro. Ushize bararashe Mikenke, hapfira abarwayi, hapfira abarwaza, hapfira n'abaturiye aho ngaho, ndetse icyakora FARDC ishaka kugitarutsa ivuga ko ngo cyakozwe na M23 ndetse na Twirwaneho, ariko kandi amakuru avuga ko atari ko byagenze. Na rero Karingi bahangije abaturage b'Iminembwe bakomeje gutakamba bataka bavuga bati se ninde uzadutabara? Imiryango mpuzamahanga yaracecetse, ibihugu bikomakomeye ku isi byaracecetse, FARDC leta niyo iri kuturasa bati ninde uzatabara abanyamurenge bo muri Minembwe cyangwa se mu misozi miremire y'Umurenge. Na akagariro gakomeye cyane rwose, ntabwo ibintu byoroshye na gatoya. Rero nuko nguko ibintu biteye ubwo ngubwo kugeza ubu ngubu amakuru nakahagaze. Turazokomeza kugira ngo tubabwire ko ibintu byifashe hano mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo, ariko cyane cyane muzi ko ibintu bikomeye cyane muri Masisi aho urugamba rwose rwahinduye isura. Ariko amakuru avuga ko no mu bice birimo Virunga ndacyari kuyakurikirana aho ngaho rwose hafi Rucuru hari kwaka umuriro hagati ya M23 ndetse na FARDC, aho M23 iri kurasa turutse za Rumangabo, abandi nabo bakayatsaho umuriro baturutse mu kindi gice. Byose bikaba bikomeje gukorwa kuri ya mirwano ikomeje kugenda ibera mu bice bitandukanye hirya no hino. Reka rero mbashimire cyane mwebwe mudukurikiye, mukomeze kugira ibihe byiza.